ushaka iki ushaka imihanda iyo mihanda bari Nacyambariye kweli shanyino haranenge kwijugunya Roma ahubwo ndakina na kajeste urafasha sakira none muri cyane ubona datagiye gukizwa ndadi wakishijwe nikaze muryerenge none no kunje tugiye kuzipanga arakajeste narinde sibyo dadi amafaranga urumva arakantu kakarozi yo gukorera umwana nyine wacu yagize gutya yakira agakiza urumva sibyo birori bagukorera abandi uvuga ko kibatajya babigukorera ntago dadi nanjye ejo bundi nzajya mu gakize riga urumva noneho najya gukina n'abana bo ku gisi ngiye tugiye guhura sibyo ku gisi bada ni igishimisha rwose abana bo ku gisi tugiye guhura no tumukora agapari no twarakoze nyine akavuga contribution akurumva nagiye mu finance wafatishije nagiye muri finance dadi wafatishije igenda bite sugiye muri finance dadi ntabwo wabyumvishe nyine nagize gutya baranyanditse ko nta mucwa natazi kandi urumva none nagiye kugomba gutanga n'ikibina n'iki none ukuntu leta zifasha njya muri utu ducwa vuba bike cyane ako ducwa n'iki dadi nagiye nkubita amafaranga bro ni amafaranga make ushaka amafaranga n'amasaha arimo arampa ubu se urebye uragira ngo mbaze ntuza harimo n'agatike harimo na contribution harimo n'iminywere urumva ntabwo nasohokera ahantu nkaho musimbure urumva ni ikize harimo n'iminywere urumva no gufasha uwo mwana tumufite akantu k'agakazo ni ubwo se ntibyavamo ese ushaka amafaranga angahe amafaranga rwose igihe cyose kucyajya amafaranga ndanabizi noneho n'ibiceri byinshi ngiye gusura udufaranga duke mu mafaranga wowe wifitiye ni duke cyane kabisa ushaka ubundi nk'agapfura ka beneri ni akana k'imfura ka beneri dadi nari nahabyara koko iyo mbasanga umwana w'imfura koko umwana w'imfura namukura kubizi tubana nari nabyara hari aho uzi nateye umwana w'imfura dadi ntabwo ari uko bimeze basi reka mbikubwiye neza ntabwo wabyumvise nagira nkubwire ni indege eshanu ndashaka indege eshanu gusa zonyine mfite ikamyo zingahe se dadi ntabwo ari uko nyine ni utuntu ni akanote kamwe bubiri butatu nyine akanote kamwe kaba kameze ukuntu ni akadege kariya ni ka kandi kariho rimwe n'utuzeru dutatu kariya konyine ni akadege kamwe none gusa dadi yafatishije dadi utangiye kubyinjiramo neza noneho ni utudege dutanu nshaka ko ubwo niko gapfura ka benera kubwiraga suzi ko ari imfura se nkubitsumikira wuko noneho dadi yesu ashimwe wabimenye ahubwo birayampereza noneho gusa urama kuri mu cyangwa urama nuza karashize fatika nituhari yewe data we dadi nukuri kw'Imana ngenda nakubwiye muri bamvu ntaza hano ubu ni saa 9 rwose igihe cyose n'iminota 42 saa 10 ariko watashye sibyo dadi ntugire ubugome cyangwa dadi urabizi urugo mu byo ntabwo mbizi suzi ko ntazi ko bisi ngenda gutahira hano kare twibuze niyo narenza dusa tubiri naba nagerageje kunyaruka dadi nicyo mukundi ariko nako karote ka sensenda kamfasha mu buryo bwo kwifasha yo ngaye niyo wasabye nawe dadi ariko uri n'imfura dore indege eshanu ndakesa dadi dore izire nizo bita indege dore aka ni agapfura ka bene noneho barakandi kamwe bita indege dadi tubaramamagaye none reka nawe nikoze kuri none baciye tuvugane wenda aza kuza tuvuga
tuzavugana izindi gahunda nyine wowe ni insaza umva bro noneho ngiye kumanuka n'abandi ndaje ubu nzabaye rwose yo ukiri gute dadi fresh papa wanjye mani wumve ngo none ibintu ukuntu bihagaze ati Yesu ashimwe Yesu ashimwe nayabonye ndakese data we none uzi ukuntu ibintu byifashe ubu no kuruje tugiye tuzikora aterenge bro nawe byatinda kubitamo agasaha 10 kumva naye nishaza amina ntago nahagera icyo gihe tezamo nyine mani turebe ukuntu katazigiye kwitazigiye manize ko ari ugukesha shumi efo twe tugiye gukesha ubundi tumurikira u Rwanda amina baza keno no dadi no ngereka nihute matwe kuvugana byinshi mbanze nshake n'imbuzi buzi ndayikubita ngaye Yohana si yabirisi haki ya Mungu nubwo namurengereza man abiri yose kari menshi dadi kwikoza aho ngaho namujya ati namwarira umuntu nangeze imbere arakora ugiye gufatanya abiri ni menshi dadi ntagomba kwanduza icyangwe cyanjye urumva none naje nambaye icyangwe ntagira ngo nisibu garutse mu Rwanda dadi reka twe kuvugana byinshi turi kumwe